turashuje mwese abakurikiranye C4 TV ndizera ko mumeze neza kandi mwatangiye umwaka neza. Uyu mwaka wa 2025 bavuga ngo new year new me, umwaka mushya, ibikorwa bishyashya, kuba abantu bashyashya. Ariyo mpamvu C4 nayo igarutse ifite ibikorwa byinshi. Ndizera ko tuzabana muri uyu mwaka, tuzagira ibihe byiza byinshi cyane. Ariyo mpamvu tugarutse rero ugiye kubara Ritofa nk'ibisanzwe, iyo host tuzajya tuganira. Rero tubahaye ikaze aho muri bice bitandukanye dukurikiranye. Reka dutangire iyi podcast rero. Dufite abatumirwa batandukanye. Uyu munsi hari umutumirwa twazanye tumuha ikaze muri studio yacu, muramenyereye, mwita Engineer Niyonshima. Nk'uko bivuze, umwaka mushya kuri mwese, mwese abadukurikiye ndetse namwe C4. Turabakunda. New year new actions, na niyo mpamvu turahangaha. Murakoze. Cyeka byaranatangiye kubera ko bavuga ubundi mu bakristo bizihiza Noheli. Bavuga ko umwaka utangira ku itariki ya 8, ko kugeza ku itariki ya 8 bari iminsi mikuru, bakiri kugira ibirori. Noneho babiturutsa ku gitekerezo cy'uko ku munsi wa 8 ubwo Yesu bamujyanye kumwakira mu rusengero Migenya, abazi Bibiliya. So rero kuva icyo gihe ubu ngubu na ya mitako ujya ubona ya Noheli bayikura ku itariki ya 8. So nyuma yaho rero urumva hashize icyumweru abantu batangiye akazi, binjiye mu mwaka. Mwe bimeze bite? Akazi mwagatangiye neza, ibikorwa biri kugenda neza, n'izo ntumbero wumva ufite 2025 ese nk'ubu watangiye kuzikoraho uri kumva warawinjiye neza? Turashima Imana mu by'ukuri. Nta kintu na kimwe twashinja Imana, kuko ibyo byose twagiye duteganya yuko tugomba gukora muri uyu mwaka. Burya iyo umwaka ugitangira nibwo ubona yuko uri muri direction nziza. So ibintu byose twateganyije yuko tugomba gukora muri uyu mwaka wa 2025, dufite big dreams muri uyu mwaka, ariko bitangiye neza. Icyo ni ikintu kigaragaza yuko uzanasoza neza. Natwe ndakeka kuri C4 uko bimeze. Imana ishimwe rwose. Ariko uyu mwaka utangira hari abantu benshi kuri social media cyangwa abantu bagiye bahita ngo ni ku mihanda ubona ko abantu bari kuvuga ati imperuka irageze, noneho byacitse, dore umuriro muri Los Angeles, ahandi snow yari tubiriye nawe muri iyi minsi. Ubona nyine ari mixed, ariko ndakeka muri rusange ibintu bimeze neza. Muri rusange ibintu bimeze neza. Ihindagurika ry'igihe byo byanga byakunda rizahoraho, kubera ko technology tufite, uburyo abantu be exploring ibintu bitandukanye, inganda zigenda zivuka, zigenda zihindura ikirere. Ibyo by'imiriro ndetse n'ubukonje bukabije tubyitege cyane, ariko icyo nkundira technology nuko ibiteza ariko igashaka n'uburyo bwo gukemura ingaruka. Nk'uko umuriro hari benshi bumvaga ko hari ikintu kidasanzwe, ariko uriya muriro ushobora kuba nk'inshuro y'8 muri biriya bice cyane rwose. Imiriro irasanzwe, nta nubwo ari we muriro wa mbere ubaye mubi cyane, kuko hari indi yabanje. Ndakeka ni byinshi cyane. Abagugoringa babirebe ni byinshi cyane. So nta kintu cyo kumva igikuba cyacitse, ni ibisanzwe. Ibintu byinshi biba bihari, ikindi ni ukubasengera kugira Imana ibafashe babicemo. So rero iyi podcast cyangwa iki kiganiro ni Then and Now, cyangwa se kuvuga kera byari bimeze bite, ubu bimeze bite. Ari izo stories tuba dushaka hano kugira ngo dusharinge cyangwa dusangire. Hari abantu wenda baza muri iki gihugu bakiheba, bakumva ko ibintu byacitse cyangwa se bakabura ukuntu bigenza, ariko iyo ubashe wenda gutanga inkuru yawe, hari umuntu biteza imbaraga akavuga ati ibintu birashoboka. So rero wowe ndumva ufite amatsiko cyane, bitewe n'ukuntu ubona n'ibintu umaze kugira n'ibintu ukora n'uburyo ufasha abantu. Mfite amatsiko y'ukuntu byatangiye. Ese reka dusubire inyuma. Engineer Niyonshima yahoze ari Engineer Niyonshima kuva kera. Umunsi umenya kuzimukira muri Amerika ugatangira from scratch, ibyo bita gutangira bundi bushya, ubwo rugendo rwari rumeze gute? Umunsi umenya kuzaza, ese byari bimeze bite? Ni iki wari witeze? Ese amatsiko wari ufite y'ukuntu hazaba hameze niko wabisanze, cyangwa se wasanze biri ukundi? Subira inyuma gatoya ubwire urugendo rwawe, nk'ukuntu umunsi wawe utekereza ati nzimuka mve aho ntuye nzajya gutura muri Amerika. Murakoze cyane. Wenda sinzi niba navuga urugendo rwanjye guturuka icyo gihe
ngiye kuza muri Amerika cyangwa se niba navugamo gakeya kuva nkivuka kugeza ngeze hano muri Amerika. Niba it's okay nshobora kuvugaho gakeya. Nge navukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navukiye mu ntara ahantu hitwa Lubero. Niho navukiye. Naje muri 96 twaje kujya mu Rwanda. Ni story mwese muzi, abantu bose bazi. 96 95 twaje kuza mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda naje ndi umwana mutoya. Nge natangiriye primary school mu Rwanda, amashuri abanza. Nayatangiye mu Rwanda ndahiga. Narindi little boy utazi icyo future ihatse, kuko icyo gihe twaje nkuko hano muri Amerika twahageze tugatangira from the scratch, niko twanavuye no muri Congo tukagera hano tugatangira kuri zero, kuko nta kintu na kimwe twazanye mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda narize, niga amashuri abanza, ndayiga, niga amashuri yisumbuye ndayarangije, ngira amahirwe yo kuba naratsinze neza amashuri yisumbuye. Mbona buruse yo kujya kwiga kimwe n'abandi bose batsindaga neza kwiga muri kaminuza ya leta. Njya mu ishami rya civil engineering, ari ryo shami rijyanye no kubaka amazu, ibiraro n'ibindi bitandukanye. Ndangijeho gatoya mbona akazi mu Rwanda, muri Afurika muri rusange. Murabizi yuko akazi kukabona ntabwo biba byoroshye, ariko twaragerageje tubona akazi gashoboka dushobora kuba twabona, turagakora. Gakoraho igihe gitoya, gakozeho igihe gitoya, ntabwo ari nakozeho nk'imyaka igera muri 3. Nyuma y'imyaka nayimaze kuyaryaho makeya ashoboka. Nyuma y'imyaka 3 nibwo nagize amahirwe yo kubona uburyo bwo kuza muri Amerika. Aho niho rero navuga yuko urugendo rwatangiriye. Nari mfite abantu hano muri Amerika, narije nsanga baransobanurira Amerika bimeze gutya na gutya. Muri Afurika ufite akazi nubwo kataguhemba neza, ariko urakora ntabwo kakugoye, ariko inaha bimeze gutya na gutya, uzaterura ibintu amakarita aremereye, uzakora ibi n'ibi. Ariko bitewe nuko nzi yuko iki gihugu ari igihugu cya opportunities, navuze nti ibyo nzasangayo byose nzabyihanganira. Nibwo nafashe urugendo nzinaha nzana na sister. Ubwo wowe wumvaga ko abari we kuguca intege, ariko wumvaga ko hari ikintu ushaka, ikintu wenda muri urwo rugendo numvise ntabwo wowe wari ugiye gutangira from scratch cyangwa gutangira bushyashya. Amafaranga wari ufite, ubwo ko hari amafaranga waje witwaje? Oya, nta mafaranga naje nitwaje. Udufaranga dukeya nari maze kugira, kuko biragoye umuntu ugitangira ufite akazi gahemba biri nomo mu Rwanda, yuko waba ufite saving bikabije. Ariko nabwo iyo saving iyo uyifite uragenda ukaguramwo akabanza, uri gutangira kubaka ubuzima. Ubwo rero n'ubundi amafaranga nari narakoreye, nari narayaguze no kwitegura uza. Ubwo rero nge naje nta senti mfite nza hano muri Amerika. Ariko tuza kugenda, umubyeyi wacu twari turi babiri, twaza nge na sister. Umubyeyi wacu yaduhaye amadolari 100, aratubwira ati buri umwe wese afate 50-50. Iyo ni impamba mbahaye, muzashaka ikintu mugura muri mu nzira. Ayo niyo mafaranga nahagurukanye ku kibuga cy'indege. Uza n'inoti y'amadolari 50. Yego. Uje gutangira ubuzima utazi aho ugiye ngo biraba bimeze bite. Uraza
ubwo ukigera hano 50 niyo wahereyeho wayakoresheje iki? Kandi biratangaje kuko nta nandi mafaranga nigeze wenda kuvuga ngo hari umuntu wagusapotinga wasize ayo madolari 50 niyo nari ifite imbere n'inyuma, nta niyo yonyine yavuye hanze y'igihugu akaza muri Amerika, nta yandi mafaranga yigeze ava hanze y'igihugu. Ayo 50 nayo ntabwo nayagejeje iyo njye kuko nibuka twasoreye ku kibuga cya Newark, New Jersey, biregeranye. Nagombaga kujya muri Florida, Jacksonville niho nagombaga gusohorera. Tugeze Newark, New Jersey, twasanze ikirere kimeze nabi kuko twaje muri winter mu kwa kane, winter irimo kurangira, ubwo habaho delay ya flight. Icyo gihe twaspendinze iminsi 2 ku kibuga cy'indege, ariko twagomba gucommunicatinga n'abantu bo twasize mu Rwanda tugeze kuko ari n'urugendo rutwara iminsi 2 hari umuntu abayibaza se bagezeyo kuko bahamagaraga muri Jacksonville bakababwira ati ntago bahageze, bakibaza niba iko byagenze, baba bafite imitima. Kubw'amahirwe nari najyanye, nicyo kintu cya kabiri nazanye, computer, mudasobwa, nari nazanye mudasobwa imwe igendanwa, ariko nsanga aha hantu ducomeka, ngira ngo abantu mwese murabizi ibyo mu Rwanda n'ibyinaha usanga bitandukanye. Ndumva ari systeme bavuga ko ku isi yose abanyamerika ngo bakunda kuba unique cyangwa ubudasa bwabo, kuko ngo ni Burayi ndakeka bafite systeme imwe no muri Afrika n'ubyo muri Aziya, ariko hano nka systeme yo gucomeka ntabwo ari imwe. Telefone yaba kwinjiza kuri abo winjiza ushaka gushyiramo umuriro ntabwo bihuye. I think kubera ko ari super power, I think baba bashaka kwereka isi yuko mutwigane, cyangwa se niba mutatwiganye turakora ibyacu. Ubwo rero byabaye ngombwa yuko ngura adapter yo kugira ngo ncomekeho ni uriya mugozi winjiza mu muriro kugira ngo bikorane. Ubwo ndawugura ya madolari 50 abaragiye. Ubwo niyo purchase cyane icyo kintu waguze cya mbere muri Amerika. Ntabwo watangaye kuba uyiguze amadolari 50 kubera ko byarantangaje cyane. Wari uzi ko wenda ugure nk'ibihumbi 5 by'amanyarwanda ariko amadolari 5. Njye expectingaga idolari 1-2 mbone 50 yose barayatwaye. Noneho impamvu wenda ahandi bishobora kuba bidahenze gutyo, ariko nta handi nari nzi. Nagiye kugura muri hoteli twari twacumbitsemo, ubwo nta kundi nari bubigenze. Ndawugura communicatinga nabo nasize muri Afrika, bamenya yuko hari ahantu twahagaze, yuko twageze amahoro. Hari inshuti zari zihari, cyane cyane abancommunicatingaga bambwira ubuzima bw'ahangaha, ni inshuti zanjye bari mu yandi masiteti atandukanye, ariko nta muvandimwe tuvukana ku babyeyi wari uri hano muri Amerika, ariko of course hari abavandimwe basanzwe bo mu muryango. Ese Florida ni wowe wari wayihisemo, Jacksonville, cyangwa byabaye ari ibintu bitunguranye uvuga ati tuzakujyana hano kuki utagiye Mid State? Niho ntago ari njye wayihisemo, niho bampitiyemo. Ubwo ngerageza kumenyana n'abantu basanzwe bari muri Florida, ndi busangeyo. Okay, noneho ubu ngubu ndashaka kumenya nakahe kantu wavuga ngo kagutunguye ukihagera ugeze Jacksonville, Florida, mujyi muri leta, yega ko ari no mu mareta amwe ahenze muri Amerika. Muri Florida urahageze, ni nk'iki cyambere wabonye uravuga ati ubuzima bwahindutse kabisa, ntabwo ari nk'ahandi narindi? Icyambere ndavuga ibintu bibiri. Icyambere cyantunguye nuko nahageze ngasanga ni abantu batandukanye. Of course
ahantu ushobora kumara icyumweru cyose utari wumva umuntu uri kuvuga ururimi rwawe, ku buryo ushobora kumwumva nk'ari ukajya kumushaka ari kure kugira ngo umusuhuze mumenyane. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uburyo twexpectinga Amerika, twexpectinga yuko ari igihugu cy'amazu maremare azamutse cyane, ariko really nasanze ari ahantu hari nomo, hari amazu hasanzwe, ahubwo systeme yaho niyo idasanzwe. Icya gatatu kinasekeje ni umuntu watujyanye kujya muri resitora. Tujya muri resitora, tugeze muri resitora batubwira yuko umuntu ashobora kubamo akarya ibiryo anything, ukarya ukongera ukiyongeza kugeza igihe wumva utabishaka. Ibyo bintu byarantangaje kuko of course wenda ubu ngubu muri Kigali haragenda hahinduka, ntabwo mbizi niba icyo gihe ho I don't think yuko byari bihari. Ibyo ni ibintu bidasanzwe tunagiye mpora nabyo. So ukihagera rero hari nk'ikintu cya mbere wambwiye ko wari warize, ufite amashuri bitandukanye wenda n'abandi bamwe bajya baza batarize, ariko nanone ufite impungenge kubera ko amakuru wumvaga ati narize sinzi niba nzakomeza gukora ibyo nize. Ese ni iki cya mbere cyakubangamiye nk'umuntu wari warize ufite akazi wakoraga kari professional cyangwa k'ibintu wigiye kugira ugere ahantu wenda ushobora, ntabwo mbize ko ushobora kuba waratangiye bushyashya utarahise ujya gukora ibintu wize? Byagenze gute kugira ngo nk'icyo kintu wacyakiriye gute ukihagera? Nubwo nari narize ariko nari nariteguye, hari ibintu byinshi bari baranganirije, naganiriye n'abantu bahangaha bambwira uburyo ubuzima bwaho buteye, nari mbizi ariko ntabwo nari nzi detaye yabyo, ariko nari niteguye. Ikintu cyaje hano nari nzi yuko ngomba gukora ibyo nsanze, ariko nyuma yaho nkazagira ibyo mpindura. Nari mfite intumbero. Rero nkigera muri Amerika, of course namaze nk'ukwezi ntakora, kubera ko icya mbere cyo ntabwo nari mfite ride, ntabwo nari mfite imodoka injyana mu kazi. Icya kabiri ntabwo nari mfite ibyangombwa, nagombaga kubanza nabibona. Icyo gihe icyo nabonaga ni abantu baza tukaganira. Ikintu gitangaje rero, nubwo nariteguye mu mutwe, hari abasore bazaga kundeba, bakaza kundeba bakambwira bati oh my god, baratubwiye yuko wari umuntu ufite ukora akazi ko muri ofisi muri Afurika, uraje ukubita. Noneho nareba face yabo, uburyo impression yabo, nkabona koko ni abantu bananiwe cyane, ubona ibyo bari kuvuga bibarimo. Ntabwo byaguteye depression cyangwa guhungabana no guhangayika? Aho ngaho niho habeye ikibazo. Urumva nari niteguye yuko akazi kose kazaboneka, ariko ibyo abantu bambwiye nibyo byampungabanyije. Numva ngizemo depression, nanirwa kurya, nkumva ntago nshaka kurya, nkumva mu nda hahora hameze ukuntu, mu mutwe nkumva hano back of my head harashyuhiranye, nkumva ibintu byose nabyanze. Nabimazemo nk'ibyumweru nka 2. Nyuma yaho umaze kubona ibyangombwa, reka wenda turebe nka story wenda nkunda kumva zitangaje ku bantu benshi, nko gutwara byagenze gute? Kubona uruhushya rwo gutwara, kuko biri no mu bintu navuga by'ingenzi mbere y'ibindi byose. Kugira ngo ugire ibindi ukora no kuba ugomba kuba ufite transport ihagije. Hano wenda sinzi, bavuga ko mu bihugu bitandukanye Amerika ariyo yabiri ifite ibibazo bitandukanye kuri transport. Udafite imodoka nta ibintu byinshi wakora. Nibyo byagenze gute kugira wenda ubashe gutangira gutwara, uvuga ati hano hantu reka ntangire nkamenyere? Byagenze gute?
naje mfite agatraining gatoya ko gutwara ariko ntabwo nari narigeze ntwara mu buryo buri official mu Rwanda uretse utuntu tw'udutraining dutoya dusanzwe. Rero ikintu cya mbere nabanje gukora ni ugushaka permit. Muri cya gihe nari ntegereje ibyangombwa kugira ngo ntangire akazi. Nize amategeko y'umuhanda, ndagenda nkora ikizamini, ndagitsinda, ubwo mbonye permit. Ntangira akazi, mbona akazi ntari nabona uruhushya rwo gutwara, kandi aho nagombaga kujya gukora ntabwo nari mfite, ntabwo ari ahantu hari abantu benshi wenda ku buryo bazajya bampereza ride. Umuntu umwe twakoranaga yari ahantu kure. Icyo nakoraga rero, nari mfite akagare, nafataga igare nkagenda nkaritwara, nkagera kuri basi iba ifite ahantu. Ni hano muri Amerika utwaraga igare? Yes, muri Florida. Nafite iriya gare, nkaritwara, nkagenda nkagera. Urabona yuko inzira za base zose ntago ziba zigera ahantu hose. Nafataga igare, nkagera kuri basi. Nagera kuri basi ziba zifite ahantu ho gushira igare. Basi ikantwara, ikangeza ahandi hantu, ngafata rya gare, nkagera kuri wa muntu twagombaga kujyana mu kazi. Iyo process yagutwaraga nk'iminota ingahe ugere ku kazi? Kugira ngo ngere kuri wa muntu byo byonyine byantwaraga iminota 45. Tuvuge wenda no kuva aho atuye kugeza ku kazi indi minota 15. Totale wenda ntiyaburaga kuba nk'isa. Buri munsi no mu gutaha yarantwaraga akangeza mu rugo iwe, ngafata igare, nkagera kuri basi. Rimwe na rimwe ngasanga basi itari yahagera, ngategereza. Namara gutegereza basi ikahagera, nkagenda n'imodoka, nkagenda na basi ikangeza kuri stop yindi yegereye mu rugo, ngafata igare ngataha mu rugo. Icyo gihe nakaye kazi ka mbere wakoraga, wakoze iki? Nakoraga muri company ya printingaga ibyo bita ama electrodes. Urumva numvaga buri gihe cyose najya, niyo kaba ari akazi katasaba ubwo bumenyi, ariko nibura akaba ari mwondi. Rero nayikoze ahantu baprintingaga ama electrodes, ntago kari akazi kagoye. Ibintu bikorwa mu mabateri, ibintu nk'ibyo. Nimwo nakoraga, twakoreshaga izo mashini ziprintinga utwo tu electrodes. Niho nakoraga. Nahakoze ngira ngo nk'amezi nk'atandatu. Yose uri muri bwa buzima ujya ku kazi ku gare? Namazemo iyo traje nayimazemo ukwezi kumwe. Maze ukwezi hari uburyo abantu bishira hamwe kugira ngo bajye bahana amafaranga, ikimina. Umuvandimwe umwe wa hariya arambwira ati nyamara hari uburyo, hari ikimina turimo, dushobora kukwaranja ukaba nimero ya mbere, warangiza nawe ukazagenda wishura. Kubw'amahirwe baranyemerera, ndabashimira abantu bamfashije muri icyo gihe. Bampereza ayo mafaranga, nyagura akamodoka ka mbere, ntangira gutwara. Marke kari gafite? Ni Volkswagen. Volkswagen. Akamodoka gatoya ariko ka Volkswagen. Ntabwo nkibuka neza, ariko nibuka yuko nakageje na hano muri Ruvo. Kari umutuku, ndakibuka. Niko kantwaye kamvana Jacksonville kangeza hano kanyimuye. Urwo rugendo rero, so ratubwiye ati watangiye bushyashya, utangira bimeze gutya, noneho tugiye kugera ubu ngubu, uwo tureba ubu ngubu, urwo rugendo byagenze gute kugira ngo umere gutyo umeze uyu munsi, ubona ko ibikorwa bitandukanye bigirira akamaro abantu benshi, ube n'umu-engineer. Ese urwo rugendo kitangira ubuzima ni ryari wahise uvuga utangire kwiga? Ariko ntabwo nakubajije ese aho ngaho hari ryari uza muri Amerika? Hari muri nageze muri Amerika 2017 mu kwezi kwa kane.
mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa gatanu ntangira akazi. Ngura imodoka mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kwa karindwi. Ubwo rero ni uko nguko abadukurikiye wenda hari abantu bagira ngo nk'imodoka uze ngo ngura imodoka bagira wenda ni nk'ibintu uba wagezeho batangiye kugira utwo ni utuntu nkenerwa, ni nk'uko wavuga ibikoresho nkenerwa kugira ubuzima butangire. So umaze kugura iyo modoka none watangiye kumenya cyangwa gushakisha uriwe, kumenya ibyo ushaka gukora nka ryari? Nkimara kugerayo ikintu cya mbere nabanje gushaka ni ukujya kubaza. Nageze kuri university yitwa UNF, University of North Florida. Igitekerezo wahise ugira ati ni gute nakongera kwiga nkasubira mu buzima bwanjye? Kuko abantu benshi ari n'abavuga ati amashuri ntacyo amaze, ariko waravuze ati ngomba gusubira kwiga. Nicyo kintu cya mbere nabanje gutekereza kuruta ibindi byose nkigera hano muri Amerika, kwari ukujya kwiga. Ubwo nagiye kuri university bambwira ibintu byose bikenerwa, ariko hagati aho ngaho nk'uko wabivuze, nk'uko mfasha community mu buzima bwa buri munsi, n'ubundi byatangiriye muri Florida. Ntago byantinze nkimara kubona imodoka nahise ntangira gufasha community, kuko nahise ntangira akazi ko gusemurira abantu bagiye gukorera permits. Ntago byantwaye amezi arenga 3 kuko numvaga icyo passion nyifite. Hari nk'ibyo waciyemo wabonaga hari n'abandi bigora cyane kubona impushya zo gutwara, uravuga ati reka ntangire njye mbafasha ukabasemurira. Yego. Ariko niga na university? Ntago nayitangiriye muri Florida, ahubwo nyuma y'amezi 6 nahinduye akazi njya mu kandi kazi. Hari umuntu wo muri abaturutse muri Aziya, bari abantu bo mu bihugu by'Abarabu, narapurayinze arambwira ati nzajya guhemba dukeya, nanjye ni company yanjye irimo kugenda yiyubaka buhoro buhoro, ujye umfasha ibintu byo kubaka, unkorere estimates y'ibintu bikenewe, ibintu nk'ibyo, ampereza ku kazi ko kujya umufasha mu kubaka. Nyuma y'amezi 6 nawe araslowinga down, akazi kaba gakeya, ntangira kubura ibyo gukora. Nibwo nahise numva Florida ndayanze, ndavuga nti ibi bintu ntago mbikunze, reka nshaka ahandi njya. Ubwo nahisemo kuza hano muri Louisville muri Kentucky. Wahimukiye ryari? Muri 2018 mu kwezi kwa 4 n'ubundi nari maze umwaka umwe muri Amerika. Uhageze ubwo uratangiye amashuri icyo gihe? Nkihagera nagiye gukora mu kazi muri company yitwa Shape Manufacturing, ahantu bakora ibyo bita ducts. Ducts ni ibi bintu bitwara umwuka mu mazu. Ako n'ubundi wakundaga kugira buri gihe ujye mu bintu bimeze nk'ibyo wize? Yes, niyo kaba ari akazi k'amaboko ariko kabe kajyanye n'ibyo nize. Muri uwo mwaka nibwo nahise ntangira ishuri hano muri University of Louisville. Nagiyeyo, nicyo cyiza cyo gushaka information, nagiyeyo nzi yuko ngiye gutangirira hasi, wenda bakampereza ama credits makeya, ariko ngezeyo mbabaza information, barambwira bati warize, urabona warabyi, kubera iki wasubira muri bachelor's degree kandi uyifite, take a master's degree. Bivuze babandanye kuvuga ngo kwiga ngo amashuri yo muri Afrika cyangwa mu bindi bihugu byo hanze ngo ntacyo amaze, baba babeshya rwose. Bayahereza agaciro, ushobora kuyaboneraho akazi, ndetse uretse no kuyaboneraho akazi ushobora kuyakomerezaho ukiga ibindi. Ubwo aho kugira utangire bushyashya wese ukomeza icyiciro cya 2 cya kaminuza ariyo masters? Icyiciro cya 3. Cya 3. Aho kugira utangire bushyashya? Yego. Urayitangiye masters wifatanya n'akazi ubwo ngubwo? Nayitangiye masters nyifatanya n'akazi. Ngeze mu ishuri hari projet twakoze iyo mu ishuri nyikora neza. Yari projet abarimu akenshi muri masters babahereza projet ziririyo n'ubundi zikeneye gushyirwa mu ngiro.
umwarimu waduhereje iyo projet ajyana ama project yacu ayajyana muri Kentucky Transportation Cabinet, ni ikigo gishinzwe kubaka imihanda n'ibintu byinshi. Babonye projet yanjye cyangwa se umushinga nari nakoze, barawishimira cyane, baravuga bati dushaka uyu muntu afite akazi cyangwa ntako afite. Umwarimu aravuga ati tuzamubaza, ambajije asanga nta kazi ka engineering afite. Kuva icyo gihe bahita bampereza akazi, ugatangira n'umunyeshuri, nkiri umunyeshuri muri Frankfurt ku cyicaro gikuru, mu cyicaro gikuru cya leta muri Kentucky. Njya gukorerayo, niho career yo muri engineering yatangiriye. Byaranihuse wari umaze nk'imyaka ingahe uri muri Amerika? Tubaze wenda kugira twumve abantu bumve timeline ko ari ibintu wenda bishobora kuba bitwara igihe kirekire cyangwa bitihuta. Nari maze imyaka ibiri muri Amerika. Bivuze ngo birashoboka rero? Birashoboka cyane. Imyaka ibiri aribwo cyiza muri iki gihugu agahita atangira gukorana n'abene igihugu afite akazi ko ibintu yigiye, ni ibintu biba bishoboka. Birashoboka cyane. Ikibazo tujya dukunda kugira ni ikintu kimwe, abantu basacrifiya career bakayigurana amafaranga. Abantu benshi ni nko kureba ikintu wifuza gukora wowe ukakigurana amafaranga, ugenda ushaka amafaranga, ibindi byo nkora ntabwo bindeba. Ariko burya njyewe icyo njya ngira abantu inama, career mbere na mbere ubaka icyo wumva wifuza kuzaba cyo, nurangiza numara kucyubaka kizaguhesha ya mafaranga kandi ukore n'ibintu ukunda. Yego. So urugendo ndumva rwari rutangaje cyane, ndetse ushobora kuba warahuriyemo n'ibizazane n'inzitizi nyinshi. Nk'abakunda kuvuga ku rurimi, nta kibazo cy'ururimi wahuye nacyo kuko urumva wahise ujya muri kariyeri ahantu bisaba gukoresha Icyongereza, gukorana n'abenegihugu, byagenze bite? Ikibazo cy'ururimi nahuye nacyo rimwe na rimwe nkavuga ibintu, kwandika usanga tubarusha nabo, usanga tubarusha no kwandika ibintu, ariko kubivuga usanga ururimi rwabo rutandukanye n'urwacu. Icyongereza twigishijwe muri Afurika usanga gitandukanye n'icy'Abanyamerika bavuga ahangaha. Rero hari akenshi navugaga ibintu ntibabyumve, nabo bambwira ibintu ntibabyumve, ariko who cares? Iyo babonaga raporo imeze neza nicyo cy'ingenzi. Bagiye bagenda bamenyera uburyo mvuga, bagomba kunyumva, nanjye ngenda amenyera uburyo bavuga, bigeraho biba ibintu bisanzwe. So mwumvise nk'urukundo imeze ubu rero, ni ikiganiro then and now. Twari turi kuvuga then na hashize cyangwa ukuntu urugendo rwari rumeze, noneho tugeze now. Ubu bimeze bite muri izo nzitizi zose umuntu yahuye nazo n'urugendo rwose yagiyenzemo? Uyu munsi bimeze bite? Uyu munsi noneho bimeze bite? Engineer Niyonshima amaze gukora ako kazi, ese waje kwisanga noneho uri gukora ibikorwa uri gukora uyu munsi? Aribyo tugiye no kuvugaho cyane cyane kuri Iwacu Community Services, ari ikigo washinze kugira ngo gikemure ibibazo byinshi biri hano. Ese byagenze bite? Ni wa muhati wari ufite n'ubundi uravuga ati ibi bintu naciyemo reka ngire n'abandi noneho mbifasha, ari nazo serivisi uri gutanga uyu munsi? Murakoze cyane. Nibyo rwose nk'uko bivuze, iyo nzira nanyuzemo itoroshye, ndetse n'abandi banyuzemo. Nk'ubu story yanjye ishobora kuba ikomeye, ariko numvishe story ya madamu wanjye, iyo iyanjye numvishe yoroshye cyane, kuko numvishe we bikomeye. So n'abandi benshi tuganira nabo usanga bafite amastori aremereye. Ubwo buzima bwose nagiye numva, nubwo nabayemo, nibwo bwatumye ntekereza ni iki twakora kugira ngo dukemure ibibazo nk'ibyo ngibyo, byaba abantu bamaze igihe, byaba abantu bamaze gakeya, n'abari kuza, abantu bacu bose babe ibyo bibazo byakemuka. Ubwo rero ubwo nakoraga Frankfurt, natangiye gutekereza ni iki nakora kugira ngo community yacu ibe
ntihazagire umuntu ushaka serivisi ngo ayibura. Ikintu cya mbere nabanje gutekerezaho ni ibintu bijyanye n'amazu. Turi abantu bashyashya muri Amerika, dukorana n'abantu rimwe akenshi ukaba utazi ibyo bari, niyo waba uzi ururimi ntabwo uzaba umwisanzuyeho ngo umubaze buri kimwe cyose nk'uko waba uri kuvugana n'umuntu umuvuga ururimi rumwe. Ubwo natekereje kuba natangira gusavinga abantu ibintu bijyanye na real estate, mbafasha kugura amazu. Ubwo nshaka ibinyemerera kuba nabikora, ntangira akazi ko gushaka abantu amazu. Abantu baransanga rwose, ndanabashimira abantu cyane. Ibikorwa byinshi umaze gukora, wenda izo serivisi tugiye kuzizaho tuzivunagure, ariko mbere na mbere ndashaka uvuge kuri iki kintu. Ese umuntu ashatse kwiteza imbere agaca mu rugendo nk'urwo wanyuzemo, cyangwa nawe ashaka kugira ibyo ageraho, ari mutoya, urampa urugero ku muntu mutoya uri young cyangwa umuntu ugifite imyaka yo hasi, ubwire n'umuntu mukuru icyo yakora mu nama wamugira nk'umuntu mutoya wifuza kugira ibintu azageraho n'ibyo azakora muri iki gihugu akagera ku nzozi ze. Ni iki kintu wamugiramo inama? Ikintu nabagiramo inama ni icya mbere, umuntu mutoya. Umuntu mutoya uracyafite igihe, wisahuranwa n'amafaranga. Amafaranga ni byiza kuyagira, tukayatunga, ni byiza, twese turayakenera. Ubonye uburyo wayakorera, uri no kubaka kariya, perfect, ibyo ndabyemera. Ariko ikintu nagira abantu bakiri abajene, mujye ku ishuri mwige, dukeneye abantu bize. Iki gihugu cyubatswe n'abantu bize. Aba bantu b'ibihangange bose mwumva, ba Zuckerberg, ba Elon Musk, ba Trump, abantu bose bagiye banyura mu ishuri. Rero mujye mu ishuri, mwige, mwubake career. Hari careers turi under represented cyane tudafitemo abantu. Nta muroya, abaloya barahari, ariko nta munyamategeko dufite wabyize dufite so far. Rero abantu bafite ibibazo byinshi bijyanye n'amategeko, amategeko cyane turamukeneye cyane. Dukeneye abantu bakora mu nzego za polisi, dukeneye abantu bakora mu nzego zitandukanye. Kubera iki abantu batajoininga police force, tukazajya tubona umuntu niba baguhohoteye mu muhanda ukabona umuntu wahamagara. Dufite ibintu byinshi dukeneyemo abantu, kandi ibyo byose bijyamwo abantu ari uko bagiye mu ishuri. Basore batoya bagifite inkumi, mujye mu ishuri mwige. Naho ku muntu mukuru turahita dufite akaruhuko nyuma y'iki kiganiro. Umuntu mukuru we ni iki yakora? Umuntu mukuru nawe jya mu ishuri wige, niba bigukundiye. Turebe umuntu mukuru, wenda turebe age range turi kuvugaho cyangwa imyaka turi kuvugaho. Umuntu waje wenda tuvuge ubwo abo ngabo bakwiga bose nabashyira hagati yabo b'urubyiruko cyangwa bakiri batoya. Tuvuge umuntu ufite nka 45 utarize, udafite amashuri wenda yo gukomerezaho. Oya, umuntu ufite 45 akaba yarize high school yonyine, yakiretse of course yumva ari ikintu yagambiriye kuva kera ashaka kugira ngo agishire mu ngiro. Yes, najye mu ishuri, ariko bitewe nuko imyaka uba ugezemo ariyo kugira ngo ukorere amafaranga, ushaka uburyo ubaho. Utagiye mu ishuri ntabwo nakublaminga cyangwa undi muntu ngo akublaminge. Kiretse hari umuntu uba ufite passion akavuga ati kuva kera numvaga ngomba kwiga. Uwo nguwo courage rwose najye mu ishuri, ariko burya iyo myaka bari imyaka yo kugira ngo wubake ubuzima. Ugakorera amafaranga, wenda agire n'ibintu ayashyiramo kugira nawe azasaze cyangwa agire retirement. Urakoze cyane rero Nshima, reka dufite akaruhuko. Nyuma y'akaruhuko turaza tugaruka ku maserivisi n'ibindi bitandukanye. Dukomeza ikiganiro cyacu. Uyu munsi twaganiye ku kiganiro cyitwa Then and Now, cyangwa se kiriya gihe cyashize ndetse n'uyu munsi wa none bimeze bite. Tuganira ku nkuru ya Engineer Jean Claude Niyonshima
adusangiza uburyo urugendo rwe rwari rumeze kugeza uyu munsi aho atanga serivisi zitandukanye. Twe tugeze uyu munsi rero ibyo akora bimeze bite ndetse n'akamaro bifitiye abantu. Wari wakomeje tuganiriza kuri ku bijyanye na real estate cyangwa se kugura amazu, naho ni topic ndende twize kuyiganiraho. Ndakeka ko abantu benshi umaze kubagirira akamaro. Aba home owners cyangwa abafite inzu muri community yacu bariyongereye kubera wowe. Narakubwira ngo Imana iguhe kubera ibyo byose wagiye ujyamo. Hari nk'urugero nk'abantu benshi mu myaka yashize bumvaga ko kugura inzu ari igitangaza cyangwa ari igitangaza, ubu bakaba bafite amazu yabo. Yego, warakoze cyane. So muri serivisi ukora cyane nk'izo zimaze kumenyerwa, ni iki gishyashya wenda wabwiramo abantu ku bijyanye na real estate? Igishasha nabwira abantu uko mpora mbivuga, ni byiza yuko uba home owner, ni byiza yuko ugura amazu, nuko kuko inzu abantu benshi bahora batekereza nzagura ejo, ariko igihe cyo kugura ni uyu munsi. Ngira ngo ugiye gutegereza ngo interest igabanyuke, nutegereza uzaba nk'ikindi. Abantu benshi bagiye babitegereza bagasanga ibiciro n'ubundi byariyongeye cyane. Ujya uganira n'abantu bagiye bagura amazu uzasanga bari bamaze igihe kinini bategereje ngo ibintu bizahinduka, ariko ugasanga baguze inzu zabahenze. Rero igihe cyo kugura inzu ni iki gihe, kandi niba ufite ubwo bushobozi, ufite credit, ufite akazi, yaba ari inzu yawe yo kubamo, yaba ari inzu y'ubucuruzi, yigure kuko niho amafaranga uba urimo kuyabika. Abenshi bajya bafata yego, nemeranya nabo kujya gushora mu bihugu twagiye tuvamo, ukajya kugurayo amazu ukayubaka, ariko icyo ni ikintu wenda kiri emotional, kijyanye n'amarangamutima yawe urimo kubaka mu gihugu. Ariko ugiye mu rwego rwa business, ahangaha niho ushobora kugura inzu ikakungukira cyane, kuko iya hariya niyo yakongera agaciro. Ibirwana n'idolari, idolari ryahenze, wayiguze mu mafaranga avanye hano mu madolari. Urebye aho idolari ryaba rimaze kugera ugeranije n'iri nyarwanda, n'inzu amafaranga imaze kongeraho, ushobora gusanga nta kintu na kimwe kiyongeye ku gaciro k'inzu yawe. Rero mu gihe hano ho byose ni mu madolari, niba inzu yongeye agaciro, ubwo nta gaciro kayo. Ibyo ni ibintu abantu bakwiye gutekereza. Abantu bandi bajya bahita bavuga wenda bahita bavuga ngo kugura inzu ni bad investment, don't buy a house. Ujya ubibona, hari igihe ujya ubibona online abantu benshi, ntukagura inzu ni bibi, ni igitekerezo kibi waba ukoze. Baba bashingiye kuki? Urumva abantu benshi, izi mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakeneye attention. Akenshi abantu bavuga ibintu bikurura amarangamutima y'abantu. Nk'ubu umuntu avuze ati ntugure inzu mbere y'uko wumva aka kantu, abantu bahita bumva barakuruye, bakajya kureba. Yaba ari kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo basanzwe bumva, bakumva barakuruwe. Ariko biriya ntago ari byo, kiretse amafaranga yawe niba ufite ikindi uri buyashiremo kiri bubyare inyungu irenze y'inzu. Nubwo izo projet zishobora kuba zahaba, ariko nkurikije ubumenyi abantu baba bafite, projet yonyine itagusaba ibintu byinshi, gukurikirana ibintu bitandukanye, ni iyo kugura inzu, ubundi ukibera aho ngaho, inzu ikongera agaciro. Kuko n'ubundi ubusanzwe unakodesha, n'ubundi wayatangaga, byaba byiza uyatanze ku yawe, byibuze akagenda yiyongeraho gake gake. Yego. Okay, muri izo serivisi ndumva warafashije abantu benshi bakugana muri iki kigo watangije. Wenda watubwiraho gatoya impamvu noneho twari dusanzwe tukumenyereye gukora real estate gusa, ariko noneho hari icyo bita ngo Iwacu Community Service. Iwacu Community Service ni iki? Kubera kuri logo wambaye, ikora gute, ikora ibiki, wayitekereje ryari, yatangiye ryari? Murakoze. Iyi logo niyo ya Iwacu Community Services. Twayitangiye umwaka ushize wa 2024. Dutekereza yuko dukeneye ikintu kimeze nka one stop center, aho ibintu byose bizajya bihurira, aho kugira ngo utangire utekereze ngo ninde utanga iyi serivisi.
ushakishe hirya no hino umubure cyangwa se bigutwara umwanya munini. Twashatse ahantu ikigo kizajya gikemura amaserivisi yose akenewe n'abantu tuvuga indimi zimwe cyangwa duhuje status ya hano muri Amerika. Ubwo rero turagifata, turacyubaka, tugihereza ubushobozi. Niba hari amalisensi y'ibintu bitandukanye dukeneye turayashaka, ubwo turakirema. Ubu ngubu rwose ni ikigo kiri tayari yo gusavinga gihamye, ndetse twatangiye no kubaka amashami mu mastate atandukanye kugira ngo tutazabyihererana hano muri Kentucky muri Louisville. Zimwe muri serivisi mwaba mutanga ni izihe kugira wenda abantu bamenye muri icyo kigo cya One Stop Center cyangwa ahantu ibintu byose bihuriye, ni izihe serivisi tuzajya tuza gushakayo? Serivisi ya mbere dutanga ni iyo kubafasha mu bintu bijyanye n'amataxe. Twaje kubona tugeze mu gihe cy'amataxe rwose, ni mutugane, ni muze tubafashe, mubone abantu babakorera amataxe mu buryo buri professional kandi bwiza bwizewe. kandi abantu benshi bakora amataxe usanga ari umuntu ubikora akabikora ayo mezi 2-3 period y'amataxe yabigize akajya mu tundi tuzi. Ari nacyo kibazo rero kukubazaho cyane kuri ibyo, kuko hari abantu benshi mu gihe cyashize bagiye gukora abantu amataxe ugahita burirwa irengero, wanamuhamagara waragize ikibazo nyuma yawe ukamubura, ugahamagara imyaka ikirenga ukabura ikindi ukora. Abantu benshi bakihangana, usanga niba yarabuze amataxe cyangwa hari ibintu IRS iri kumubaza atazi n'ukuntu babyujuje nk'ikigo cy'imisoro. Hari igihe kikubaza ibintu wabumva ko ubizi, aho ugasanga abantu ntago azi n'ibyo bamujurije akabura n'umuntu abaza. Ni nk'icyo muri gukemura, kuko wasanga abantu bahita baburirwa irengero akora ayo mezi 2 cyangwa 3 tugahita tumubura. Buri kintu cyose, buri serivisi nagiye nshiramo, ni byiza yuko utanga serivisi y'ikintu ukemura ikibazo y'ikintu wanyuzemo. Ikibazo cy'amataxe nakinyuzemo muri nkigera muri Amerika 2018. Hari umugabo watwapurikiye amataxe wari uvuye muri Texas, ntago abantu bari bandangiye ngo uyu muntu ari gukora amataxe, tumwohereza information zacu hamwe n'abandi bavandimwe. Nta hantu nari muzi, nta kintu na kimwe nari muziho, ntago nari nzi ngo akorera he, ntago nari nzi yuko afite iyi office. Tumwohereza, aragenda akora amataxe. Amaze gukora amataxe yacu arabura. Amataxe abuze, turamushaka n'abandi bagenzi banjye twari duturanye hano b'abasore twabanaga, ukamuhamagara bakatureka da ngo yaragiye ngo mu mashyamba yo muri Kongo, ntago nzi ibyo yagiye gukora. Oh my God. Icyo kibi kibazo ku buryo twagiranye ibibazo na IRS. Urumva ibintu mba ndi gukemura ni ibintu nanyuzemo, nicyo cyiza cyanjye cya serivisi dutanga. Ni ikibazo cyose wagira nuko mba nkizi, yaba nge yaba umuntu w'umuvandimwe cyangwa undi muntu tuziranye aba yarakinyuzemo. Rero icyo kibazo cy'abantu bapurika amataxe, wamuhamagara ukamubura, ntabwo uzi naho kumushakira, ni umuntu mwahuriye aho ku nzira, icyo ngicyo nicyo turi gukemura. Tubakorera amataxe, wagira ikibazo tukagufasha, kuko ofisi yacu ibifunguye amezi 12 buri munsi w'akazi tuba turi tayari yo kuba twabakira. Niba ufite ikibazo uzi yuko umuntu ugukorera taxe atari umuntu uri professional, atari umuntu wizeye, ari umuntu utabikora kinyamwuga, muze dufite ubushobozi, dufite abantu biteguye kubafasha. Ni mutubana benshi tukabona tudashoboye kubakira, tuzahayaringa abandi bantu benshi baze badufashe tubakorere amataxe neza. Rero ni mutugane, muze tubakorere. Dukorera hano muri Louisville muri Kentucky, niho ofisi yacu central office iherereye, ariko twabahaye n'abantu baduhagarariye mu mijyi itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza uyu munsi dufite Grand Rapids, Michigan, Kalamazoo, Michigan,
Indianapolis, Indiana, Dayton, Ohio, dufite Louisville, Kentucky ariho hari Central Office, dufite muri Texas, dufite abantu baduhagarariye, dufite abantu baduhagarariye muri New York, dufite abantu baduhagarariye, umuntu uduhagarariye muri Colorado, dufite umuntu uduhagarariye muri Texas. Texas turabafite. Dufite abandi baduhagarariye muri Minnesota. So far nabo ngarageregeje no kuba mu bice bitandukanye. Ndekeka n'umuntu uri mu migi wenda utavuze hari uburyo yabagana n'ubundi mwamufasha. Ni ukuvuga ushobora kugana abo bantu baduhagarariye, ariko twebwe Central Office n'ubundi twebwe dukorera amatax abantu bo muri Amerika hose. Niba utuye mu yindi migi, mu yandi mastate, ukaba wumva ushaka yuko tugufasha, nta kindi ni ukuvugana kuri telefone, tuba twiteguye kukwakira, ukatwohereza amadokima yose akenewe kugira ngo tugukorere amatax neza, asigaye amatax yawe ukayabona ku gihe. Ndetse icyo twebwe dushize imbere ni serivisi. Ese icyo dupfana ni ukugukorera amatax, niturangiza gukora amatax icyo twapfanaga kibe kirangiye? Oya, ahubwo tugukorera amatax, nyuma y'amatax n'ubundi tugukomeza kuguhereza serivisi. Niba ukeneye 1040, umwana ashaka kujya ku ishuri, uratubwira nkeneye iki ngiki, tukikohereza. Niba ukeneye W2, uba watwereje W2 zawe za zindi zo mu kazi, ukaba izo wari ufite warazitaye, twe tuba twarazikubikiye, turaziguprintingira, ziguhereza. Ni sawa cyane. Ese umuntu ahise yibaza, bategeye tuvuga umuntu w'umu-engineer, tugeze mu misoro, wenda abantu bahita bumva ari umuntu wize accounting ugomba kujya muri ibyo bintu, aravuga rese turabihuza gute ko yari umu-engineer none ari mu matax gute? Cyangwa se hari ubundi buryo wenda ubikora, ukorana n'abandi bakinyamwuga nabo kugira ngo muhuze ibyo bintu byose, mukore izo serivisi neza, cyane nabyo warabyize? Mu by'ukuri muri Amerika ikintu uramaze kubona, icyo ukeneye ni ukwiga, just kwiga. Ntabwo abadokiteri, njya mbona abadokiteri medecin bakomeye babaye abanyapolitike, nk'umuntu uhagarariye Kentucky uriya niba ari Rand Paul, ni umuganga. Hari abandi bantu benshi bakora mu bintu bitandukanye. Icyo uba ukeneye ni ukuhuguka, ukamenya ikintu, ukiga, umutwe wawe urafunguka, icyo wakenera gukora cyose ukagikora. Rero ndi engineer, narize, umutwe wanjye urafunguka, umaze gufunguka utuma nshobora kwiga n'ibindi, bituma niga amatax, uburyo bwo kuyakora kinyamwuga, ndabyiga, ndabisobanukirwa, niyo mpamvu tuyabakorera. Ariko ntago ari cyo cyonyine, dufite n'abandi bantu ba kinyamwuga baturi inyuma, baturi mu mugongo mu gihe dukeneye ubufasha, ubujyanama. Dufite aba CPA, abo bita aba CPA, baba biteguye kuba badufasha anytime. Yego. Hanyuma ku zindi serivisi wenda, tukiri nko ku matax, bizatangira ryari, abantu batangire kubagana ryari, wenda kugira tukiveho? Twatangiye kubakira n'ubu ngubu amatelefone, ngira ngo wabibonaga bari kumpamagara buri kanya. Abantu batangiye kutugana, kuko si ngombwa ngo muri piki y'abantu bari kubyigana barimo kuza abari bwuza ngo tugukorere amatax. Kuko IRS, ikigo gishinzwe amatax, kizafungura systeme yacyo tariki 27. Hasigaye igihe kitarigeze ku byumweru 2, cyumweru n'iminsi, kugira ngo systeme ifunguke. Ariko ubu ngubu dushobora kubuzuriza tukabyika muri systeme yacu, ku munsi w'amatax bazafungura systeme duhita twohereza. Ngira ngo nibyo byiza, kuko ubona umwanya wo gusobanukirwa buri kimwe cyose, aho kugira ngo tugusobanurire hari undi wicaye hariya utegereje. So tukiri aho ngaho, wenda
dusoza ku imisoro haba hari ikintu gishyashya cyangwa hari ukuntu bavuga ngo hari tax code ngo ya buri mwaka ngo cyangwa perezida runaka ngo afite ngo tax code nk'ibijyanye n'imisoro haba ari ikintu gishyashya wenda abantu batasanzwe bamenyereye wavugaho cyangwa n'amakosa rusange abantu bakunda gukora bakwirinda ubu ngubu urebye nta kintu gishyashya uyu mwaka utandukanye kubera ko n'ubundi uyu mwaka ni uwa Joe Biden n'ubundi politike ye ijyanye n'amataxe iracyari ya yindi umwaka utaha uzaba ari uwa Donald Trump azahindura byinshi mu bijyanye n'amataxe na cyane yuko we atanga advantage nini ku bintu bijyanye n'imisoro ajya akora ibyo bita ajya atanga tax break ikintu wenda nasobanurira abantu benshi badakunze kumenyaho ni uburyo bwo gufayiringa amataxe status yo gufayiringa amataxe niko kantu nkunze kubona gutandukanya abantu benshi bagiye bambaza SM filing married filing jointly kuvuga ngo nuzuza imisoro icyiciro cyo kuzuza imisoro nk'umuntu washatse cyangwa nuzuze imisoro dutandukanye iyo mwashatse leta ya Amerika itanga uburyo bwo kuko hano muri Amerika ni igihugu abantu bafata imyanzuro bishakiye ni igihugu gituma abantu bakora uko bumva ibintu rero ushobora wowe n'umugore wawe mushobora kuba mwifuza yuko buri umwe wese yibarira umutungo we niyo mpamvu batanga ubwo burenganzira niba mwarashyingiranywe mushobora gukora imisoro muri kumwe aribyo bita filing jointly cyangwa se mugahitamo gukora imisoro buri umwe wese agakora umusoro ukwe ariko byitwa yuko mushyingiranye iyo ni married filing separately ubwo ni uburenganzira bwanyu kuba mwabikora hari ibifite avantage cyangwa se ibyiza kurusha ibindi mu by'ukuri yo muri married filing jointly yo muhuje imisoro bibagira avantage kuko hari zo bita hari taxe abantu ubundi avantage za mbere zihabwa mu mataxe kiretse wenda mwari mufite aka business mukaba mufite business ebyiri buri umwe wese ari bukore business expenses n'undi ari bukore business expenses hari uburyo biri bubahereza avantage bafite ibintu by'imitungo bafite ubucuruzi bakabitandukanya icyo gihe bibahereza wenda bibagirira akamaro ariko mu gihe ibyo bintu bitari bubeho gukorera hamwe nibyo byiza kuko avantage babahereza itangirira ku bantu bashyingiranywe bari gukorera hamwe aba kabiri ni abantu bashyingiranywe bari gukora batandukanye aha gatatu ni abo bita head of household nshobora kuba ndi umuseribateri ariko mfite abana cyangwa famiye ndeberera icyo gihe amba ndi head of household abanyuma bafite avantage ya nyuma ni abantu bafayiringa nka single nta muntu n'umwe bafite ndizera ko ibyo byose wicaranye n'umukozi wa Iwacu Community Service abiguciramo akagusobanurira ibigufitiye akamaro ibyo ugomba gukora ndumva nabwira abantu bazabagane mu bahizo serivisi ndetse n'ibyo bibazo bitandukanye wenda bitangire kugabanyuka so akanyuma wenda twagera ku zindi serivisi mufite muri gukora hanyuma utubwiraho mukorera abantu batangire babagane ndetse dusoza ikiganiro murakoze cyane serivisi zindi ni ya indi twakomojeho ya real estate nayo tubikora imitungo y'inzu kugura amazu no kugurisha amazu ibyo turabibafasha niba ushaka kugura inzu niba ushaka kumenya uburyo wakubaka credit yawe kugira ngo uzuzuze izo nzozi zo kugura inzu niba ushaka kumenya ubumenyi butandukanye niba ushaka inzu y'ubucuruzi niba ushaka ibintu nk'ibyo byose biba muri iyo serivisi ya real estate ni branche imwe ya Iwacu Community Service company dukoreramo yitwa Zion Homes Realty yagiye kure nayo ngiye gushyiramo brand ariko turabishyiramo byose iyo ni Zion Home Realty
iyindi serivisi dutanga ni ibintu bijyanye na insurance, abantu bakeneye ubwishingizi bw'imodoka, ubw'amazu, ibyo bita property and casualty, turabutanga. Umuntu ukeneye izo serivisi yatugana. Indi serivisi ya gatatu dutanga ni ibintu bijyanye na immigration, umuntu ukeneye kuzuza amafomu atandukanye cyangwa se ukeneye kudeklarara umuntu wasigaye muri Afurika, turabibafasha. Ibindi n'ibintu byo muri USCIS cyangwa migration abantu bakunda kumva, ubwo za mpapuro zose zibatesha umutwe, community service irabikora nabyo. Ibyo byose ni ibintu tuba twaranyuzemo, uzi struggle zabyo, twarangiza tukavuga duti why not tutabifasha. Hari bimwe dukorera amafaranga, hari byinshi, hari ibindi dukorera ubuntu bitewe nuko dukeneye gufasha community yacu. Nk'ubu umuntu ntago yaba akeneye yuko musobanurira ikintu runaka ngo muce amafaranga. Abantu bose barampamagara ukambwira ati mfite ikibazo iki n'iki nkakugira inama. Dutanga serivisi zimwe tukazitangira, niyo utubajije ikibazo tugasanga kiri ubushobozi bwacu, twebwe tuzi ahantu twakurangira bagufasha mu buryo bwiza. Rero kuva kuri ibyo bintu bikomeye nko kugura amazu, gukora amataxe n'ibindi nk'ibyo, kugera ku bintu byoroshye nko kuba hari nk'urupapuro bakohereje mu iposita utazi ubusobanuro bwarwo, ukarufotora ukarwohereza, mwansobanuriye, tukamenya icyo bashaka kuvuga cyangwa mungira inama. Ibyo ngibyo turabikora kandi tubikora mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwa kinyamwuga. Urumva ikintu twavugaga hano muri Amerika, usanga abantu benshi mu buzima bushyashya nk'uko babivugaga, ni igihugu kidafite amazu maremare, kidafite ibintu bitangaje byinshi, ariko barayafite by the way, hatavuga barayo bafite, ariko usanga bafite systeme cyangwa uburyo bakoramo buri compliqué, cyangwa bituma umuntu uvuye mu kindi gihugu bimugora cyane. Nubwo waba usobanutse gute, usanga umuntu biramucanze akayoberwa ahahera n'ahagana. Arizo serivisi kubera ko ibyo mwanyuzemo, imbogamizi mwagiye muhura nazo, mwaravuze ati reka noneho twicare tuzishakira umuti kugira ngo undi muntu uwo ari we wese atazajya aca mu bintu twaciyemo. Ndumva ari initiative cyangwa igikorwa cyiza mwakoze. Navuga ngo mwarakoze cyane. Murakoze cyane. Ikindi mwasharinga cyangwa mwabwira abantu aho mukorera, rero natwe turaza kuboherezaho adresse, dushyireho byose kugira ngo abantu batangire babagane, kandi mukomeze gutanga izo serivisi zifasha abantu benshi. Murakoze cyane. Ahantu dukorera ni muri Louisville, muri state ya Kentucky. Abantu batuye muri Louisville barangiye ni ahantu hitwa muri Newburgh. Newburgh ni ahantu hatiye community nini twashatse kwegera. Dufite indi office muri East, ariko twaravuze duti reka twegere abantu bite kujya bibagora. Ni ahantu abantu benshi bashobora kugenda n'amaguru bavuye muri apartment ziri aho imbere. Rero dukorera muri Newburgh. Adresse ni 3411 Bardstown Road. Bardstown Road abantu benshi barawuzi, ni umuhanda uzwi cyane, muri suite ya 5, muri Louisville, muri Kentucky, muri zip code ya 40-218. Abantu benshi mushobora kuba mwabona icyapa cyacu kirahari, ariko hari ikindi cyapa gishobora kuba kigaragara kurusha icyacu cya staffing company yitwa Minutemen Staffing. Yego, iriya building iriho Minutemen Staffing niyo natwe dukoreramo. Na storage, hari etage kinini, storage, public storage. Ndumva abantu bahamenya, ndetse hanakorera ibikorwa byinshi bitandukanye. Hari isoko rya Costco imbere hakurya, imbere urumva ni ibirango nk'ibyo, urumva ugeze muri ako gace wahabaza ukareba. Ikindi ku bantu bari loko bashobora kudusanga kuri iyo ofisi, ariko uri loko uri hano muri Louisville akaba adashobora kuza, ashobora kuduhamagara cyangwa akatwandikira. Ndetse n'uri mu yandi mastate atandukanye, imijyi itandukanye, ashobora kuduhamagara
ndetse akatwandikira. Dufite website, urubuga rwa internet, ajya akareba izo serivisi zose agahitamo imwe cyangwa akahita bandikira. Ndumva narabonye ko ushobora no guhita ubandikira kuri WhatsApp cyane rwose. Urubuga rwacu ni www.iwacu-services.com. Iyo hageze ubona adresse, nimero ya telefone, ariko nimero ya telefone n'ubundi twayibahereza ni 502 999 0120 502 999 0120. Iyo uduhamagaye wenda turimo kwitaba abandi uratwandikira, iyo turangije kwitaba turaguhamagara. Murakoze. Ndumva byose ari byiza. Muri link turi bushyiraho cyangwa ibintu turi bushyireho turashyiraho ibyo byose, hanyuma umuntu azajya akandaho abasange, kandi mukomeze guha serivisi nziza abantu. Murakoze cyane. Wenda wagenera ubutumwa bwa nyuma mbere ko dusoza ikiganiro abantu badukurikiye kuri C4D, ukagira wenda nk'aka message ka nyuma no gutangira n'umwaka ndumva bawugeze kure bari kuwutangira. Murakoze. C4D cyambere cyo ndabashimira, ni abantu bafasha community yacu ya hano muri Kentucky, muri Louisville cyane. Mbona service nyinshi, ibintu byinshi muba murimo. Rero cyambere turabashimira. Icya kabiri turabashimira yuko iyi platform mwatanze kugira ngo abantu bajye baganira ubuzima bwabo, bube ari ibintu bishobora kuba byafasha community. Iki kiganiro gishobora kuba hari umuntu cyahindura imyumvire yari afite ku bintu. Icya gatatu turashimira mwebwe mudukurikira, akenshi nta nimwe duhereza service. Ubwo rero icyo twabasaba mutugane, service twashizeho ni izanyu. Ntabwo twazishizeho kugira ngo dusavinge abanyamahanga, nubwo nabo tubasavinga, kwari kugira ngo twebwe duhuje amateka yo kuba turi bashya muri iki gihugu, tutaravukiye muri iki gihugu, cyangwa twaravukiyemo ariko dukomoka ku batarakivukiyemo, tubashe koroherwa n'ubuzima bwo muri iki gihugu. Rero turabashimiye, mukomeze mutugane, ndetse tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2015. Uzabahire, uzabe mwiza, uzaborohere 2025, uzaborohere mukoresha service za Iwacu Community Services. Murakoze. Murakoze cyane. Ndizera ko twagize ikiganiro cyiza, kandi mwe mwadukurikiye hari byinshi mwungukiyemo. Iki kiganiro ni then and now, bivuze ngo ahahise ndetse n'uyu munsi. Hari ibintu byinshi ibyo twagiye tunyuramo, mbese za nkuru zose z'ukuntu twaje hano muri iki gihugu. Akaba harimo benshi babigiramo ikibazo, bamwe bakavuga ati ni njye nyine uri kubicamo, ariko hari abandi baba barabiciyemo, bakakugira inama, bakagucira mu nzira banyuzemo kugira bagere aho bagera. Uyu munsi twari dufite engineer Niyonshima ukora ibintu byinshi bitandukanye, yatubwiye urugendo rwe yanyuzemo kugeza uyu munsi, kandi uyu munsi akaba afite ikigo cyitwa Iwacu Community Service gitanga serivisi zitandukanye zikemura bya bibazo n'imbogamizi yanyuzemo. Uyu munsi kikaba kiri gukorera abantu benshi, kiri kubahindura ubuzima, kiri no kubafasha kugira ngo bature muri iki gihugu neza. Iki kiganiro kandi giterwa inkunga n'umuryango Refugee Health Promotion, bifasha abantu kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, kugira ngo za mbogamizi na kwa kwiheba ubone aho ubigeza. So rero turagira ngo iki kiganiro kizajye gikurikiranwa kandi kibafashe kugira ibintu byinshi muhinduramo ubuzima bwanyu. Kandi ugize n'ikibazo wagana izo serivisi zose bari kubwira, kandi natwe watugana kuri C4D. Dufite serivisi zitandukanye zagufasha aho kugira wihererane ibintu. Dufite gahunda yo kwiga icyongereza, buri wese ashaka kwiga icyongereza kugira ubuzima bwabo bugende neza, ni karibu. N'izindi serivisi tugenda tugeraho. Umwabanaga rero ni Tofa, bifurije umwaka mwiza, kandi n'ibindi biganiro nakagaruka, turakomeza tugira ibindi biganiro. Murakoze. Murakoze cyane Tofa. Asante sana.